niba gusoma amanota bikugora, ngiye kuguha umwitozo w'amasegonda 30 yonyine uragufasha kuzajya umenya no gusoma amanota bitakugoye, cyane cyane aya ngaya agiye atandukanye, atari aya ngaya yegeranye. Ariko ubwo n'ubundi biragusaba ko uraba wari usanzwe uzi utungutu twibanze kuva kuri do yo hasi kugera ku yo hejuru, ubizi neza. Niba utari usanzwe bizi, ubwo ku muntu utubonye bwa mbere wenda kanze mbivugeho gatoya, hanyuma umwitozo mbone kuwushyiraho. Ni umwitozo mugufi cyane uraza kugufasha, ugafasha n'abandi bose bari basanzwe bagira ikibazo cyo kuba yava ku inota akajya ku rindi atari amanota akurikiranye. Reka tuvuge hano gatoya kugira ngo n'umuntu utubonye bwa mbere nawe tumufashe. Ubwo nuvuga ngo iyo uri kumanuka, iyo uri gutera mizi bigenda umanura unazamura, narabibabwiye abantu barasinzwe mu bizi. Ariko reka tubikore. Do re mi fa sol la si do. Noneho ugahita ubivuga unamanuka. Do si la sol fa mi re do. Bibaye ngombwa ko akantu maze kuvuga kugira ngo ntasubiza wenda uwambajije, ariko hari undi waba ufite ikibazo no kuri ibi ngibi. Yego, noneho reka nze dukore uyu mwitozo nari mbabwiye uko ngenda ngasoma, kuko nta manota avuye hejuru agenda ajya hasi yose ameze nk'avanze. Ugende wumva neza uko inota risona, hanyuma bizajya bigufasha no gufata andi manota uhuye nayo uyasone ukurikije uko aya ngaya tugiye kubikora. Reka nze tubikore uhita ubibona. Do re mi do re do si la so fa mi do si do. Okay, uno mwitozo rero murawubonye. Nubwo mbabwiye ngo wagufasha gusimbuka amanota, ariko murabona ko nubundi nta manota akurikiranye, ahubwo nuko gusa hari aho ugenda utinda, abira agakurikirana ukagenda ugatinda, bikanatuma noneho tugenda tumanuka tunasubira inyuma. Ariko mvuze ngo ndahita nsimbuka mfata inota wenda ndebe irindi rirenze, ubu nabangiye muri interval nyine n'isazindi byo tuzabyiga n'ubundi muhumure. Ni ukugira ngo gusa mwumve uburyo ki wasona amanota waba uturutse hejuru cyangwa se uturutse hasi. Okay, umwitozo rero murawubonye, mubonye ko atari muremure. Ndebye umwitozo utari muremure kugira ngo buri wese abashe kuwisangamo kandi abe yawiga bimworoheye bikunde. Hanyuma mwari muzi ko ejo nabasezeranyije ko turi buze kwiga interval yari ikurikiye iyo twarangije mu gushize kwize interval de tierce. Uyu munsi twagomba kwiga interhane ariyo interval de quarte, ariko kubera wari watubajije iki kibazo bitumye nsa n'usubira inyuma gato kugira ngo nawe tumusubize. Niyo mpamvu nkoze isomo rigufiya ariko kandi rikubiyemo uburyo ki yasona inota amanota adakurikiranye nk'uko yari yabyifuje. Yavuga ati shobora kuva kuri do nkakurikizaho re na mi na fa na sol gutyo, ati nkongera ngo ndabimanuka. Ariko iyo hajemo kuvuga ngo ndava wenda kuri re njye kuri sol, ati hari ukuntu nyine bingora. Mpise muhitiramo utu twitozo, kano kwitozo turangije kugira ngo nibura azajya yumva uburyo ki amanota adakurikiranye ubigenza. Ubwo wenda n'undi ufite ikibazo nk'iki nawe yumviyeho. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel yitwa Ndabakunda TV. Abantu mwese mwamaze gukanda subscribe ndabashimira kandi ndabakunda cyane. Nawe niba wari utubonye uri mushya ari ubwa mbere, ndizera yuko usiga ukanze subscribe ndetse ukamana comment mu gihe wumva ari nk'utuntu nakongeraho kuri ibi bintu mbaha, wenda nk'icyo nakosora cyangwa se hari nk'ikindi gitekerezo gishasha nawe waba ufite, ni karibu cyane wakima kugira ngo tujye dukora ibintu twese bitunogeye. Imana rero ibandindire naho gutaha.